Mbanje kubaramutsa mwese muri kumwe na Pasiteri Emmanuel Musinga Rupande kuva muri Indianapolis. Uyu ni umwanya mwiza tugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Iki ni ikiganiro cyacu cyo kuvuga hejuru y'abakozi b'Imana no gukorera Imana. Cyane turibanda hejuru yo gutangira kw'amatorero no gukorera Imana nk'umukozi w'Imana. Ubu dufite ikibazo cyinshi kinini cyane usanga abantu umuntu wese avuga ngo ndatangira itorero. Rero tuzarebera hamwe muri iki kiganiro gukorera Imana n'uburyo ukorera Imana, utangira gukorera Imana cyangwa se mu muhamagaro wawe nuko abantu batangira amatorero. Hari ibintu 10 umukozi w'Imana wese agomba kuba azi cyangwa afite yujuje ibyo bintu 10. Nibyo tugiye kuganiraho, tuzabiganiraho mu gice bitandukanye. Reka dusome itangiriro igice cya 12 umurongo wa 12, igice cya 12 umurongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, uve mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so uje mu gihugu nzakwereka. Amina. Mwami Yesu, turagushimiye kuri uyu mwanya tugiye gusangira ijambo ryawe. Utugirire neza, ubwiza bwawe buje imbere yacu, uduhe ubwenge n'ubumenyi bwo kugukorera, uduhe n'umutwaro wo kugira ngo durushe kwamamaza iby'ubwiru bwawe mu buzima bwacu bwose. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen. Uyu ni umwanya tugiye kuganira iri jambo, umukozi w'Imana n'uburyo akorera Imana. Ubu dufite ibibazo byinshi mu matorero mu buryo bwo gutangira amakanisa. Ikintu cya mbere, umukozi w'Imana wese, umupasitori, umuvugabutumwa, umuhanuzi agomba kuba afite, agomba kuba azi umuhamagaro neza wiwe. Ukamenya icyo Imana yaguhamagariye. Iyo niyo pwe ya mbere ugomba gusobanukirwa. Niyo tuvuga none, ugomba kumenya umuhamagaro wawe. Namba wahamagariwe kuba umunyamasengesho, ugahamagarwa kuba umuvugabutumwa, ugahamagarwa kuba umwungeri. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaefeso hazavuga imirimo 5 Imana yatanze, cyangwa se offices 5 ngo Imana yahaye bamwe kuba abavugabutumwa, abandi kuba abungeri, abandi kuba abarimu, abandi kuba abahanuzi. Igenda yose iduhereza imirimo tuzakora. Izo ni ofisi zose 5 zikora mu murimo w'Imana, zikora mu itorero. Ukamenya icyo Imana yaguhamagariye, warangiza ukagikora neza. Ikibazo dufite mu bibazo bihari muri iki kinyejana, urimo gusanga abantu ibyo bakora ntibihwanye na character yabo, ntibihwanye n'umuhamagaro wabo bahamagawe. Ariko wenyine agashaka kwihamagara kugira ngo akore icyo ashaka, apana yahamagariwe. Hari nk'ijambo abantu bakunda kuvuga, ntemezanya nabo cyane, ngo mfite iyerekwa ngo ryo gukorera Imana hariya muri uyu murimo, cyangwa mfite vision. Ntabwo we ugira vision, ahubwo Imana niyo yaguhamagaye. Uzuvuga ngo Imana yampamagariye gukora iki, ngiye gukora iki ku nyungu apana zawe, ku nyungu z'Imana. Dukorera Imana ibyo yaduhamagariye, ntabwo dukora ibyo twahamagariye Imana kuza kugira ngo bidufashemo kuko twabishatse. Yesu yaravuze ngo nimuje no gusenga muze musenga gutya ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, ubushake bwawe bube mu isi no mu ijuru. We ukora ubushake bw'Imana, ntukora ubushake bwawe. Ntabwo ufite vision yawe, ahubwo urakora ibya vision ya Data. Yesu mu isi nta munsi n'umwe yigeze avuga ngo ngiye gukora iki. Oya, yaravuga ngo Data yarantumye, ndakora umurimo w'uwantumye, ko ndakora umurimo wa Data. Wewe ugira vision, wuzuza vision Imana igufitiye. Ukora icyo ukora kuko ari Imana yakigutegetse kugikora. Naho ntabwo ugikora ngo ufashe Imana, nta nubwo ugikora ngo wifashe. Ugikora kugira ngo ufashe Imana, kuko Imana mu isi ntaco yokora idakoresheje umuntu. Imana ikoresha abantu, ariko ntibakora ibyabo, bakora ibyo Data ashaka. Yesu buri gihe yakoraga icyo agiye gukora akavuga ngo Data yarantumye, akavuga ngo Imana Data niwe mpaye nkorera, niwe mpaye nkora. Igihe cyose uvuga ngo mfite iyerekwa, Imana niyo yaguhaye iyerekwa. Iryo yerekwa rero ugiye gukora ubushake bw'Imana kuri uriya musozi hariya, ariko ntabwo ari ibyawe, ni ibya Data.
kuko data niwe wagutumye. Yesu yaravuze ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare. Arongera aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo wa data. Arongera aravuga ngo ngiye gukorera, ngo ndakorera ubwami bwa data, ntabwo ari ubwe. Ibyo ugiye gukora igihe cyose uzavuge ngo ngiye gukora umurimo w'Imana yantumye hariya. Uhakikishe neza yuko ari Imana yagutumye, uhakikishe neza yuko ari Imana yaguhamagaye, wemezanye n'umutima wawe n'Imana n'abantu yuko Imana yagutumye hariya. Nurangiza ugenda ubikore. Naho namba ari iyerekwa ryawe, niyerekwa eva rivuye kuri wewe mu mubiri, mu marangamutima yawe, ikizakwereka iyerekwa ryawe ritari mu ry'Imana ritera ibibazo, rigutera intambara, rigagutera ibibazo, rimwe ukaruha, ukagenda iriya ukananirwa. Umugabo umwe yigeze kutubwira ijambo rimwe ntazibagirwa, imyaka 10 igiye nko gushira nari mu Rwanda, cyangwa 10 irarenga, hafi 10 n'ingahe. Aravuga ngo uzamenye itorero ry'ukuri ko ryafashe ngo rigeze imyaka 10 rihagaze. Niyo mpamvu dutangira amatorero ejo kumara imyaka ingahe rigashira. Wageraho cyukumva abandi ngo baragiye, abandi ngo batayikanisa barimutse, abandi ngo bagiya. Nuko mwamugenda mu bintu mwenyine mwagambiriye, mwatekereje zabavuyemo. Ariko igitekerezo cyo gukorera Imana ntabwo kiva mu muntu, kiva hejuru ku nyiracu, kiva kuri data nyir'umurimo. Akaza iyo amaze gushika rero aguhereza ico gukora. Icyo ugiye gukora si yerekwa ryawe, ni yerekwa ry'Imana. Igihe ugiye gukora iyerekwa ry'Imana, ugiye gukora umurimo w'Imana, ugiye gukora umurimo wa nyirawe, ikintu cya mbere kizakubwira ko ari umurimo w'Imana nuko ntabwo buzagira, nuko utazigera ugira ubwoba n'umunsi n'umwe, kuko uzi ko hari umuntu uri inyuma wawe wagutumye ari nyiribi. Bibiri zitubwira neza ngo Yesu yaravuze ngo nyiribisarugwa niwe uzi ibintu, niwe uzi umurimo. Mugende wibuke cyaga yababwiye muje gufata yandogobe, yarabwiye mugende mubibwire ngo data arabushaka, data arayishaka, data buje arayishaka. Nukuvuga ngo igihe cyose ugiye gukora ikintu uzumenya ko data nyirawo umurimo ari we nyira, wewe ntabwo buzagira. Wohura n'ibibazo, wohura n'intambara, wohura n'ibibazo by'ubukene, wohura n'ibibazo kuri ubushobozi, ariko umutima wawe uzakomera kuzageza igihe Imana izagutabara. Icyo nicyo kintu cya mbere kizakwereka yuko ibyo ugiye gukora uri kumwe n'Imana. Icya kabiri kizakwereka yuko uri kumwe n'Imana nuko Imana izabana nawe ikagenda kwigiriza intambara ikakurwanira. Wende ugomba kwigwanira, tugomba kuvuga menshi, ugomba kuvuga make, ugomba kwirinda ukavuga makeya. Bibiliya izitubwira neza ngo abahetse isanduku ry'umwami murahora mwiyeza. Iwacu kera numvaga basaza baca umugani ngo uhetse igisabo ntaterana amabuye. Iyo ufite umurimo w'Imana ntuterana amabuye. Hari abantu bantangaje bantera ubwoba, n'abantu mwavuga ngo ikanisa rifite ibibazo, akavuga ngo nishaka ricikemo. Iyo umuntu uzovuga ngo ikanisa nirishaka ricikemo, ntabwo aba yarahamagawe n'Imana. Salomo yigeze kugira ikibazo c'abagore babiri, umwe yaryamiye umwana, arangije yibuwa mugenzi we. Arangize Salomo bahereza agakino gatoya, arababwira ngo muzane imbugita uyu mwana tumucemo. Uryo utari nyiri umwana ahita avuga ngo niba mucemo. Salomo aravuga ngo nukuri wewe uyu ntabwo ari umwana wawe, kuravuga ngo umwana tumucemo, mumuhereze nyiri umwana. Aravuga ngo ahubwira ngo mumucemo ni mumuhereza mutware. Iyo ufite umutwaro w'umurimo, ntiwo kwifuza kuko uwo murimo wogira ibibazo, ntiwo kwifuza yuko itorero ryogira ibibazo. Uhora witwara neza aho kugira ngo ritere ibibazo, uri kunze neza nyiraryo yorireka rikagenda. Hari umugabo nkunda cyane, ni umubyeyi wanje mwuka, namubaje ibibazo byinshi, twaraganiriye imyaka myinshi, yakoranye na data, yarapfuye ejo bundi, bamwitaga ngo ni Mataratara. Abantu benshi baramuzi, ni se wa Dr. Kigabo na Mapendo. Yigeze kugira ibibazo mu itorero iwacu, twari tukiri bato cyane. Bukeye baramubwira ngo kubera kugiye kuva mu itorero ahantu hitwa ngo ni mu Magunga, ngo urari basigiye wari. Aravuga ngo kugwanira itorero mureke baritware, turi aho kugira ngo ricikemo rizana intambara, mureke nanje banyobore rigende baritware. Ngiki kintu kigaragaza ko umuntu wahamagawe umurimo hawukora ari uw'Imana. Nzambwira abantu ngo ku mutima wanje habe ibintu bitatu: n'abana banje n'umugore wanje n'itorero. No kwifuza ko itorero ryanje rigira ibibazo, no kwifuza no rirwaniramo aho kugira ngo ndirwaniremo, no ribasigira bakagenda. No kwifuza ko umugore wanje agira ibibazo cyangwa umwana, no mwiba no kora namara nkamwiba ifaranga. Ikigaragaza ko wahamagawe n'Imana
nje n'amafaranga y'itorero kugira ngo bayaspendinge nabi, nza mfata yanje akaba ariyo nkemurisha ibibazo kugira ngo mu itorero mbone harimo amafaranga. Rero namba ushobora kwiba itorero ukumva nta kibazo, umuntu uvuga ngo muyazane tuyarye, ngo cyangwa ngo nirishaka ricikemo urwarire mu itorero, iyo ni sinye yuko ibyo ukora utahamaga utanabirimo utanabifite ku mutima. Icyo nicyo kindi kigaragaza ko umurimo ukora ari uw'Imana, urawuvunikira, urawitwarira, uwutwara neza. Rero ko ndababwira ikigaragaza umuntu uhamaga uje gutanga izitorero ararivunikira. Dufite abagabo biwacu murabazi benshi bagiye badusiga, bagasiga ba data, bagasiga inshuti n'abavandimwe, bakaja mu banyamahanga, bakaja kuvuga ubutumwa, bakagenda. Icyo nicyo kigaragaza umuhamagaro. Bibiliya yatubwiye ngo Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo siga, usige bene wanyu n'umuryango wanyu ugende. Ikigaragaza ko hari ibyo wasize wahamaga ukaja gukorera Imana, uzushika ukarivunikira itorero, ugakora ku manywa na nijoro kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere, ndetse ukawurarira ubusa. Ngiki kigaragaza umurimo w'Imana. Imana izigufasha ikaguha umutwaro kugira ngo ushobore gukora, kugira ngo ushobore kuvunikira umurimo w'Imana. Naho dufite ibibazo, umuntu kurya amafaranga y'ikanisa, umuntu kurwana mu ikanisa, ukumva ko ari ibintu bisazwe, biza bintera ubwoba njewe. Ahubwo noreka mukaritwara, mukananje mukanyobora nkababera umukristo mwiza, ariko tukareka gutonganira mu itorero ry'Imana, tukareka guhana mu murimo w'Imana, tukareka kuvuga nawe umurimo w'Imana, tukawuvunikira, tukawurarira ijoro. Ngiye ikintu bigaragaza umuntu ubaho gukora ikintu kiri mu Imana, kandi ko aho gukora icyo Imana yagutumye. Iyo uhuye n'intambara ntabwo ubwira abantu, wegera Imana, ukegera data nyiri bisarugwa, data wagutumye, data nyiri umurimo, kuko uri umwungeri. Umwungeri bisobanura ko ari we nyirinka. Umwungeri ni umuntu uragira intama za nyirazo, iwe akazibera umwungeri. Niyo mpamvu tubita ngo nabashumba. Iwacu iyo umuntu yaragiye inka bamwita ngo uriya ni umushumba. Yaba yaragiye inka harimo iziwe ndetse n'izabandi, cyangwa ntaze zirimo arangije, cyangwa yaragiye guhakwa akaba haragirira, ndetse nyiri inka yicaye ku musozi we aryamye, iwe yarangiza akazibera umushumba. Niko Bibiliya yita abakozi b'Imana. Namba Imana yaraguhamagaye ikaguhiyerekwa, nawe ukarimenya neza, uzarirere neza, uririnde, urifate neza, umuhamagara wawe urinde, nurangiza ukorera Imana neza, witware neza. Uko niko kuba umukozi w'Imana. Ijambo rya kabiri rya gatatu, iyo wahamagawe n'Imana ukamenya umuhamagaro, ariyo nshaka kugira ngo nze kurangirizaho kandi nditindeho. Iyi Imana yaguhamagaye ukamenya ko yaguhamagaye ikaguhiyerekwa, ntabwo uzurinda ubwira abandi ngo nimuryumve mbone kurikora. Icyo ni kibazo dufite. Noneho Imana ikaguhamagara, yamara kuguhamagara ukashaka ngo nabandi bahamagare, mube benshi, mubone gukora rya rindi Imana yabahamagariye. Burahamu Imana yaramuhamagaye, arangije nawe ahamagara Tera ise, ahamagara umuhungu wabo Ruti, barajana ngo bashike bahura n'ibibazo. Niyo mpamvu ubu nyine umuntu ari mu kugira iyerekwa, aho kugira ngo arikore agasensibiliza, bashika iyo bagiye nabo bakongera bagacikamo, bariya niyo bangiye bagacikamo. Nuko bahaye bakora ikintu cyabo biremeye, bagishiramwe amarangamutima. Imana niguhamagara, ntukagende uhaye usensibiliza abantu, uzagende wenyine, kuko Imana yaguhamagaye. Imana ntiyigeze ihamagara Aburahamu imuhamagarane na Tera, yamuhamagaye wenyine. Baragenda ngo bagera ahantu Imana iracicika ntiyavuga. Tera ngo amare gupfa, Imana ibana gutangira kandi kumuganiriza, iramubwira ngo genda. Baragenda ngo bageze mu kiyaya cy'Isodoma n'Igomora, baha bareba imisozi ya Israeli hariya. Arangije ngo Imana irangera uhura n'ikibazo, abakozi biwe n'abaruti bararwana, ngo barwana. Imana iramubwira, Imana kugenda imujonjorera, imukuraho abantu, imukuraho amashami. Imana irongera aricara abaraganira na Loti, ramubwira ngo noneho uko bimeze biragaragara ko nta rugenzi turimo, tutazumvikana. Noneho hitamo, nuje mu kibaya cya Sodoma n'Igomora, njewe ndaje mu misozi ya Harani, ndazamukira ya ruguru. Wewe nuje ruguru muri ya misozi, nje ndamanuka ngende hari Sodoma n'Igomora. Baratandukana. Imana itangira gukoresha Aburahamu ari wenyine, yagiye wenyine. Imana ni guhamagara abantu bari mu guhamagara kuje gutangiza amakanisa, ndabashigikiye, kuko ntituzobaho amakanisa atahatangira. Ariko Imana ni guhamagara, tukarinde ngo abantu babyumva ubone kugenda. Uzabugiye kumera nka Aburahamu igihe ariko aje kubwira Tera mu negosiyo ngo bajane. Ntabwo Imana izaguhamagara nimara nawe utangira uhamagare. Oya, Imana izaguhamagara nimara guhamagarira yonyine,
izamara yonyine guhamagarira, niguhamagarira izaguhamagarira abaza kugushigikira bameze nka kwa kundi kwa Mose yari kumwe na Huri na Aroni bakamufata amaboko. Imana izoguhamagarira abandi bameze nka cya gihe cya Nowa. Nowa yari kuyubaka inkuge ikamuzanira abantu baza kumufasha kubaka kandi batazojana muri iyo nkuge. Ibyo byose ni abantu uzobana nabo mu ikanisa, uzoshaka uhure n'abantu benshi. Ibyo ntabwo ari cyo ngiye kuvugaho. Dufite abantu bamwe mu ikanisa bakora, tukagira abandi badakora, tukagira abandi batonda n'abadatonda, tukagira abandi bakora rimwe mu mwaka, abandi bakora rimwe mu kwezi, tukagira abandi baza gukora batamvumva ivyo tuhadukora ariko bagashigikira, tukagira abandi bacaho baba batambuka bagasiga batanze sadaka tukubaka itorero bakagenda. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngiye gutindaho, tuzabivugaho. Iyi episode tuzayikomeza tugende tubwira abantu, twigisha abantu gutangira ikanisa. Batangira ikanisa gute? Ni gute batangira ikanisa? Ikanisa rikura gute? Ni gute ikanisa rikura? Ni gute umuntu akorera Imana? Ibi bintu tuzagenda tubibwira abantu kuko tubifitemo ibibazo byinshi, dufite intambara nyinshi, dufitemo amakosa menshi dukora agatuma ndetse bigeraho Imana yaduhamagaye ntigaragara, hakagaragara ahubwo ibibazo kuruta ubwiza bw'Imana. Kandi mu murimo w'Imana ahantu hagomba kugaragarira Imana ni mu itorero ry'Imana. Rero Imana ni guhamagara. Nigeze gutangira ikanisa muri Kenya, turitangira turi bake cyane, twari abantu batageze 7, kandi ngo tumare tugira iminsi mike dufite abantu. Umugabo umwe aza kunsura arambwira ngo ibi bintu wagiyemo isoni zizagukora, rekera aho ngaho, namba utarabonye abakristo kandi namba ubona kuzakomeza. Hano hari banyagosenge nabaso wanyu, genda ubabwire baze. Ndamubwira ngo nibaza bazoza ari bamushenge, bazoza atari abakristo banje. Uzavuga ubutumwa bwonyine buzihamagarira abantu. Uvuga ubutumwa, ubwirize, usenga Imana. Bibiri zivuga neza ngo tubwirize mu gihe gikwiriye nikidakwiriye. Tuvuga ukuri, tubwirize ukuri kw'Imana, kuko hari ikintu abantu barimo kwirengagiza, ko turaja mu ijuru. Ntabwo tuhaye twubaka ubwami bwacu. We are not building our empires. Ntabwo ari ubwami bw'Abaroma, ntabwo ari ubwami bw'Abagiriki, ko turubaka ubwami bwa Data wa twese. Kandi twese aho tuzahura araviya aho tuzahura the end up, twese ahantu hanyuma ni mu ijuru. Ko turavuga ubutumwa kugira ngo abantu bakizwe baze tuje mu ijuru. Ntabwo tuhatubabwiriza kugira ngo baze tubebeje. Oyaye, ibyo ikibazo gifite nigeze kwibaza ikibazo kubera ko umuntu anegosiye abantu ngo muze mu ikanisa ryaje, sanga nuko abatarumva ibi Imana yamuhamagariye. Abafite ubwoba, abantu baba bakeya, akumva nkaho yasebye. Oyaye, bakebeza burya nibo beza, niyo babenshi burya nabo ni beza. Ariko kujya babenshi uzumenya ko stress ziyongera, ibibazo byiyongera. Ureke haza abakijijwe bumvishije nibaza. Yaje yavuze ngo Musinga arambera pasiteri niwe mushumba waje, uyu azoza nyubahe dukorana umurimo w'Imana neza. Ariko nimuzana kubera ko ari umusinga w'iwacu twabanye, kuko ari mushenge cyangwa ari data wacu cyangwa ari umwishwa wanje cyangwa ari cyo dufana, azondeba nka mwene wabo, ntazondeba nk'umushumba we. Agomba kuza mu itorero ryanje nyoboye, Imana yampamagariyeho kuyobora, avuga ngo uyu niwe mushumba wanje uzanyobora mu buryo bw'umwuka, tuzagerana mu ijuru. Kuko twese iyo tuhatuje ni mu ijuru. Ico ni ikintu nanga kandi nzaniyama abantu. Tukabwira umuntu ngo ngwino mu itorero ryawe, niko kumera nka wa muntu wari mu modoka, noneho imodoka abona yamutindije ayivamwo, arirukanwa n'amaguru, ngo niho yumva hagenda vuba vuba. Imana yaguhaye ibikoresho uzakoresha bikarisa ryuzura abantu. Ikintu cya mbere yaguhaye ni ijambo ry'Imana, icyakabiri yaguhaye ni amasengesho, icyagatatu yaguhaye ni izina rya Yesu, n'imbaraga za Yesu, amazina ya Yesu, impano z'Imana, gukiza ingwara, gukora ibitangaza. Ibyo bintu byose nubikoresha, abantu bazaza utavunitse, utabahamagaye, utabahaye ruswa, utabaterese, utabafukamiye. Niyo mpamvu abantu bari mu kuza mu ikanisa bashika bagategeka pasiteri, nuko pasiteri yabafukamiye kugira ngo baze mu ikanisa. Nuza mu ikanisa nakubwiye ntukazi wanje, uzagenda ahandi batakubwiye, kuko bari aba bakubwira bashobora kuba bafite impamvu bakubwira kandi nushaka ukazibura, uzakomereka. Iki kintu ndagisubiramo, nzakomeza iyi topic nyibwira abantu. Ikosa turi mu gukora ribi, ikosa abakristo bakora n'iryo abapasiteri bakora, ikosa abapasiteri bakora ni ukubwira umuntu ngo ngwino adakoresheje ijambo ry'Imana, ukamwinginga ngo wavuye aho ngo kazi wacu.
ntabwo ariko birivuga. Bibiliya ivuga ngo muvuge ubutumwa, mubwire abantu, nimurangiza ngo muberere imbuto z'abakijijwe, nimurangiza ngo mukundane, nimwe n'imbuto z'urukundo. Ugasoma igitabo cy'Abagalatiya igice cya 5 ukakimanuka cyose ukagisoma, ukamenya imbuto za kamere, ukamenya imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka, ukera imbuto z'umwuka gusa zonyine zizuzuza abandika itorero. Bano bantu bose bagira amakanisa manini, uzubona bari bagira amakanisa ruta yawe, kambwire uyu mushumba abakanisa ruta yawe, nuko gusa bavuze ubutumwa bera imbuto bavuga Yesu gusa, nta kindi kintu bakoze. Imana izana abantu, ariko nukoresha ubwenge bwawe uzaba warambitse Bibiliya, noneho utangura ubwira abantu ngo nimuze uhamagare. Reka data wenyine abahamagare. Data nabahamagara bazoza kandi bakorera Imana. Umurimo w'Imana uzaka, ivuga butumwa rizakorwa, kandi baze nabo babyara abandi, baza nabandi bavuga ubutumwa, umurimo w'Imana waguke. Umva ijambo Pawulo yabwiye Timoteyo, yaramubwiye ngo mwana wanje Timoteyo, umvira ijambo ngo uzavuga ubutumwa, ngo ariko amuha condition, ubwiriza abanyabwenge, ngo babanyabwenge nabo bazigisha abandi, kugira ngo ubutumwa buzaguke. Muri Pawulo wenyine yavuze ko agomba kubwiriza generation 5, wenyine agomba kwibwira ubutumwa, yamara akabubwira Timoteyo akabubwira abanyabwenge, abanyabwenge nabo bakabuvuga, bakagenda nabo bakabubwira abandi banyabwenge. Yageze kuri generation zingahe wenyine avuga ubutumwa. Naho nuvuga wenyine n'ijwi ryawe, uzozana abantu badafite umutwaro wo kujana hanze ico wewe wababwiye. Baze bamwe bagaze bakurikira Yesu. Impamvu yavuze ijambo, bamwe baza kuri Yesu baje kureba imigati, nta kindi baje kureba, ariko bari baje bamwe n'imigati. Ariko abaje baza mu butumwa, Yesu yabwirije abantu benshi se, Yesu yabwirije abantu 12 ngo buce baragwira bagera kuri 70, baraguka. Barangije Yesu amaze kugenda, abo yasigiye misiyo bamwumvishe neza, bari 12, umwe ni wavuyemo ntiyayikomeza, ariko abandi barakomeje. Hazamwe na Pawulo, ubutumwa burakomeza kugeza uno munsi. Uzagaragaza uvuga ubutumwa bwa Yesu, ububwira abanyabwenge bazobwiriza abandi, usobanukirwe neza. Numara kubisobanukirwa tuzavunika pepepepe. Nushaka kuzagira abakristo 3, ariko ni beza abatatu muzagarira mu ijuru, kavuga ngo data naba wampaye ndabashikije. Imana izakugororera bingana n'abafite 10,000, kuko aba niwe yaguhaye, nibe bingana n'imbaraga yaguhaye, kuko ariwe yaguhaye niwe uzabazwa. Ariko nushaka nguzane nabandi ataguhaye ukaje gufata, bazoshika bongere bagusige bagende, ukomereke. Iryo niyo kosa abayobozi bari mu gukora. Ikosa abakristo bari mu gukora muri iki gihe, n'umuntu kumubwira ngo ngwino hano akaza atazi icagiye gukora. Uzugena Imana yaguhamagara ngo hakora iki? Umutima wawe n'Imana bakubwiye ngo ni hariya, ugamara gushika ngo narakwazitse ngo nagahise ngo barambeshe, niwe wibeshe, kuko ntiwashoboye kumva ijwi ry'Imana. Uzabaza Imana ngo nihe wabonye nzategerereza impanda, nihe wabonye ko nzahakorera umurimo w'Imana. Kuko gukorera Imana hari icyo tugomba kureba. Ikintu cyambere gukorera Imana ntabwo kuja gusirimba no kuririmba, na hantu nzojana n'urugo rwanje, nkashora amafaranga yanje, nkashora umwanya wanje, nkahakorera Imana. Kuko ikamba nzambara mu ijuru ni ikamba bazompembera dingana n'ibyo nakoze aho Imana yanshize, aho nzategerereza kugaruka kwa Kristo. Aho niho tuzahera ubutaha. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ndagusaba ngo usebe Imana, usenga Imana, umenya ahantu uzotegerereza impanda, uje ahantu uzokura, uje ahantu uzaguka. Umunyabwenge umwe yaranditse aravuga ngo igiti kiza kikura kingana n'ubutaka cyatewemo, uzakomera bingana naho uri nabo muri kumwe, ntabwo uzokomera bingana nawe. Imbuto yoba nziza, ariko yetewe kukari kagwa hanze, kagwa mu muhanda. Idatowe n'inyoni ikagwa mu mahwa ikura nabi. Uzaje ahantu ukunze, ufashwa, uzaguka, utegwe mu butaka bwiza, uhure n'umwarimu mwiza, uhure n'umushumba wawe mwiza, uhure na bene data beza, mukorana umurimo w'Imana, nurangiza waguke. N'Imana gushakaho, kuko uru n'urugenzi dufite turimo ruzarangirira ku ntebe y'Imana. Kandi ikibazo gihari nuko tuzaca imbere y'urubanza, tuzahabwa imirimo, tuzahabwa ingororano zingana n'imirimo twakoze. Imana idufashe kandi tuganze. Tuzahure butaha mu cyumweru gitaha. Mwari kumwe na Musinga Emmanuel Rupande. Murakoze, tuzongera tubaheze ikindi kiganiro ku wa mbere. Murakoze, Imana ibagirire neza. Amen.